murakaza neza kuri Myvow TV. Turi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, aho hari itorero rya ADEPR Muhima ryateguye igiterane cy'iminsi 2 cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Murabona ko bamanutse bavuye mu rusengero baje kuri tere, hano ni muri Dobandi, ariko turashaka kubareka uko izina rigomba guhinduka. Muri Dobandi murabizi niho hakunda kubera ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibiyobyabwenge, babinywera babicuruza, ariko uyu munsi itorero rya Muhima ryateguye kugira ngo rize kubwiriza abantu rero ko ryabavana muri ibyo biyobyabwenge byababase. Ikaze kuri channel yanyu Myvow TV. Muracyari kumwe n'abanyamakuru bo kuri channel Myvow TV. Iyi ni TV ibagezaho ibiganiro bya Gikristo, indirimbo n'ijambo ry'Imana. Duhuye n'umugabo hano rero, uyu ni umugabo ndabona yambaye uniforme, akaba aririmba muri korali. Ibyo ari byo byose araza kubitubwira, reka tumubaze. Witwa nde? Murakoze, nitwa Rugemana, ndi umukristo mu itorero rya Muhima. Nkora n'umurimo w'Imana muri korali Duhuze Umutima, kugira ngo urabizi ni korali isanzwe ikora umurimo w'Imana hariya ku Muhima. Ndi umugabo wubatse. Muri iyo korali ukoramo iki? Uwo bakunda kwita dirija mu makorali, niyo mvugo dukunda gukoresha. Ndi umudirija wayo rero. Iki ni igitaramo, ni igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Mwahisemo kugikorera mugasohoka mu rusengero. Ibi ngibi mwabitekereje mute? Dusobanurira ukatubwira n'umunsi wa mbere umusaruro wabonetsemo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri kubitekereza twashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende, urumva bajemo ijambo kugenda, musohoke mugende mubwiriza amahanga yose nta mupaka, abazemera mubabatize. Byumvikane ko habaho gufata icyemezo no kwemera. Kandi nanone twari dushingiye ku kibazo gihangayikishije igihugu cyacu se cyangwa isi yose cy'ibiyobyabwenge n'urubyiruko. Icyo kintu rero cyatumye duhaguruka tugende tubwiriza abantu ko ibyo bintu atari byiza. Ibiyobyabwenge byica urubyiruko rwacu, bigatuma batagera ku cyo Imana ishaka ko urubyiruko rugomba kugeraho, cyangwa n'igihugu cyacu. Ugasanga rero bihangayikishije ababyeyi. N'itorero rero twifuje gutanga umusanzu wacu kugira ngo tugire icyo natwe dufasha igihugu cyacu, tugifasha n'urubyiruko. N'ubwo buryo rero twajemo hano bakunda kwita kera ngo ni muri Dobandi, ariko ubu numvise hahinduriwe izina muri Dojante. Igiterane rero cyatangiye ejo mu by'ukuri, kandi hari umusaruro uri kugenda uboneka. Urabona ko Imana iri kugenda ikora ibitangaza. Ejo twakoze umurimo hihana abantu benshi, umubare mwinshi, abasore, abakobwa, abagabo, abantu ingeri zose. Ngira ngo banabonye mu rusengero ababonetsemo uyu munsi bavuye mu musaruro w'ivugabutumwa ryavuye aha. Abari bafite amadrede, abazanye amatabi, tugatwika, twatuyoga bakunda kwita ngo ni kuma, twese abone twagiye dutwika hano. Hihanye abantu umubare mwinshi, uri hejuru ya 30 kuzamura. Numva ko umusaruro mu by'ukuri warabonetse. Ni umugero rero n'uyu munsi twifuje gukomerezaho kugira ngo dukomeze dukangurira abantu kuva mu biyobyabwenge, ariko tunabakururira kuza ku mwami wacu Yesu. Hanyuma se ishusho y'igiterane y'uyu munsi urayibona ute? Watubwira muri make? Mu by'ukuri ndebye ko aribwo kigitangira, ukareba ubwitabire uko bumeze, urabona ko bitanga icyizere. Urabona ko ari ibintu abantu bitabiriye, ngira ngo nawe urabireba aho bigeze ubu ngubu, abantu bamaze kuba benshi. Hari dufite icyizere gikomeye cyane, kandi ibi ntabwo bigira inyungu ku itorero gusa, no mu gihugu birumvikana. Iyo abantu b'abajene baretse ibiyobyabwenge, icyo gihe n'igihugu kiba cyungu cyane. Urakoze cyane. Urakoze nawe, Imana ikurumikisha mwinshi cyane. Amen.